hari ukuntu usigira nk'abana telefone cyangwa se telefone yawe ukayisigira nk'abantu, amayinite ariho bakaba bashobora kuyakoresha. Kugira rero ngo ayo mayinite batayakoresha cyangwa se batagira ibindi bakorera kuri simukadi nko bigendanye no guhamagara, hari uburyo ushobora gusiga telefone yawe uyigize private. Iyo kode rero ukanda akanyenyeri 31 urwego. Iyi kode rero uyikanze nta muntu n'umwe ushobora guhamagaza telefone yawe. Reka tuyikoreshe turebe. Akanyenyeri 31 urwego. We urugero wenda dushyire kuri simukadi ya kabiri. None barambwiye ngo outgoing caller ID service was enabled. Mu by'ukuri ntabwo nshobora guhamagara bikunda. 0730 sorry 0784449637. Uburyo rero ushobora kubikuramo, uraza n'ubundi ugakanda urwego 31 urwego. Reka tubikore turebe. Outgoing caller ID service has been disabled. Ubu byavuyemo. Ubu nongeye guhamagara byakunda. Reka duhamagare nimero. So rero hari igihe usanga telefone yawe wajya uhamagara bakakubwira ngo call ended. Uzajya ukanda iyi kode, ibyo bintu bizajya bihita bivamo, telefone yawe ihamagara bisanzwe. Gusa hari izindi kode nyinshi ngiye kuzabereka zitandukanye ushobora kwifashisha. Niba iyi video igushimishije kanda like.